ni indirimbo ivuga ngo umurinzi we w'Isiyoni. Naririmbye iyi ndirimbo igihe kirekire, ariko hari ibyo bimenyeho mu gihe cyavuga. Mu gihe cyavuga nibwo namenye yuko igice cya mbere cyabashije ikibazo, maze igice cya gatatu kikagisubiza. Ndongera menya ko igice cya kabiri nacyo cyabashije ikibazo, maze igice cya kane kikagisubiza. Ibyo bibazo n'ibisubizo byabyo bimeze biti: murinzi we w'Isiyoni, ijoro rigeze, arasubizwa ngo burakeye, umunsi uraje, tubyamamaze hose. Haleluya. Yarabashije ati mbese ubuse cyuri hafi ntiburatandukana? Arasubizwa ngo dore izuba rirarashe. Haleluya. Dore izuba rirarashe, mwese nimurirebe. Mu bibazo yabashije mu gice cya kabiri agasubizwa mu gice cya kane, biravuga ngo nyamuneka tumenyeshe ko urugendo rushize. Arasubizwa ngo tugeze ku rugabano rw'igihugu tujyamo. Abashije ati mbese tugeze ku cyambu, tugiye kugerayo? Nimubikurikirana muzaburaza gusanga ibibazo n'ibyo umugenzi urushye, n'ibyo umugenzi unaniwe, n'ibyo umugenzi ushaka kumenya intambwe asigaje gutera uko zingana. Yibashije ati mbese nyamuneka ushobora kutumenyesha ko urugendo rushize, ko tugeze ku cyambu twaba tugiye kugerayo? Asubizwa mu gice cya kane ngo tugeze ku rugabano rw'igihugu tujyamo. Mukabuze twihute, icyambu kiri hafi. Haleluya. Birashoboka ko ibibazo by'uyu muririmbyi nawe waba warabyibajije, ukibaza uti mbese tugeze, mbese ahazaza haduhishiye iki, mbese urugendo rusigaye rungana iki? Ndagusubiza nk'uko uyu muririmbyi yasubije, tugeze ku rugabano rw'igihugu tujyamo. Nimukabuze twihute, icyambu kiri hafi. Imana ihimbazwe. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo ahazaza haduhishiye iki. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu ikomeye, izina ryawe rihimbazwe. Tugufitiye icyizere kuri abana natwe. Ijambo ryawe nyirikiri inkoni, mwanzi nta ruhara dufiteho, ntabwo yaducunguye. Yesu watumeneye amaraso, ushaka ko dukira ngo tuzabane nawe. Kwigaragaza kwe kubane natwe mu izina rya Yesu. Mu gihe abantu bashaka kumenya ahantu tugeze, kumenya imbere hasigaye, mbese bagashaka kumenya icyo ahazaza haduhishiye, ndagira ngo babwire ko umwami wa kera aryamye ku gisasiro yagize ibibazo nk'ibyo ngibyo. Nebukadinezari muri Daniyeli igice cya kabiri ashaka kumenya uko ahazaza bizamera, maze Imana yacu iri mu ijuru ireba mu isi, yitegereza uwo munyacyubahiro wari ushatse kumenya icyo ahazaza hahishe. Imana imuha kurota inzozi zari zifite icyo zivuze gikomeye ku birebana n'ahazaza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku nzozi. Biratuma nshaka kubabaza igihe umuntu arota. Mbese umuntu arota ari maso cyangwa umuntu arota asinziriye? Mubitekereza muti? Arota asinziriye, arota ari maso? Biratangaje ko mwese mushubije ko umuntu arota asinziriye, ariko ntabwo ari cyo. Iyo umuntu asinziriye aba ameze nk'uwapfuye, uba umeze nk'intumbi, ntabwo uba utekereza. Burya kurota ntabwo umuntu arota asinziriye, ahubwo arota ari maso. Cyakora biba biri hagati yo kuba maso no gusinzira. Ikibereka ko umuntu urota adasinziriye ni uko benshi bakunze kurota ibyo biriwe. Mbese ubwonko buba buri kubigarura. Ntabwo rero umuntu arota iyo asinziriye. Usinziriye neza ntiyashobora kurota. Abantu barota mbere yo gusinzira, hagati yo kuba maso no gusinzira. Abantu bakongera kurota barimo barakanguka, ndetse ku bagiye baterwa ibinya kwa muganga kuko nabyo bisinziriza. Ntabwo iyo asinziriye ashyizwe ashobora gutekereza, nta kintu ashobora kuba yumva. Ariko iyo ikinya kimushizemo atarakanguka neza ariko yakangutse, nibwo ashobora kugaragaza ibimenyetso bimeze nk'ibyo uri kurota. Yego, akagira ibintu avuga bitandukanye. Nkibuka ndimo ndava mu kinya, mbaza muganga mbese muganga nabyaye umwana, arambwira ati umwana ameze neza ndetse ari kurira. Numva izo nzozi zanjye zibaye nziza. Ntabwo rero umuntu arota asinziriye, ahubwo arota ryari?
murakamenye se ntabwo umuntu yasinziriye arota ni imbere yo gusinzira hagati yo kuba maso no gusinzira cyangwa igihe umuntu arimo arakanguka kuko ubwonko buba bushobora gukurura ibyo umuntu yahoze arimo byarabaye rero nk'uko abantu barota kenshi mu ijoro ndetse abantu bagakunda kwibuka ibyo barose abandi bakabyibagirwa bamwe bakumva ni ibintu bikomeye abandi bakabyoroshya umwami ararota muri Daniyeli igice cya 2 yumva inzozi ze n'inzozi zikomeye yumva n'inzozi zifite icyo zisobanuye ariko bukeye nk'uko abantu benshi bikunda kugenda umwami abyuka inzozi byagenze gute yazibagiwe umwami amaze kwibagirwa inzozi ahamagara abantu b'i Babuloni abami bakunda kugira abapfumu abacunyi n'abakonikoni abatuma bati nimuze baramwitaba bamwicaza imbere arangije arababwira ngo narose inzozi kandi nazibagiwe ndashaka ko mumbwira icyo bisobanura aba bantu babwiye umwami bati umwami narotorera abagaragu b'izo nzozi natwe dutanga ubusobanuro bwazo umwami abasubiramo ati nazibagiwe kandi umutima wanjye uhangayikishijwe no kumenya ibyo zisobanura ndetse nimutazisobanurira muzatemagurwa ingwa zanyu zizahinduka ibyabo atariko nimubisobanurira muzagororerwa icyubahiro aba bantu basubiye umwami mu inshuro ya 2 baramubwira bati umwami uhoraho turakwinginze tubwire inzozi zawe natwe tubone aho duhera dutanga ubusobanuro bwazo ntibari bararanye nawe ngongero savuga barabyumva icyo bavugaga cyarumvikanaga ariko nawe guhangayika afite kumva ukuntu inzozi yarose zikomeye ashaka kumenya ibyazo nawe ntiyarabonye yongeye kubatera ubwoba arababwira ati mwagiye inama yo kuza kubeshyera imbere yanjye mubonye yuko nabyibagiwe kandi ndatanga itegeko rimwe mwese murashira kereka nimubisobanurire icyo bamushubije ku nshuro ya 3 tugisanga muri Daniyeli mu gice cyaho cya 2 mugiye kureba ku murongo waho wa 10 ni isomo rivuga nuko abakarudeya basubiza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukorikori wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo icyo umwami aduhatira kiraruhanije kandi nta wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imirimo zina ry'Imana riri hafi cyane ndagira ngo acinjiye kuri iri somo mbabwira ko satani wirirwa dutitiza dutera ubwoba ntacyo abashije kandi nawe arabizi ko Imana yacu imurusha ubushobozi izina ry'Imana riri hafi cyane abashubije uyu mwami ni abapfumu ni abakorikori ni abacunyi barabyemera ntabwo twabibasha ntabwo twabimenya ariko barabizi ko Imana yacu barusha ubushobozi izina ryawe ririshyizwe hejuru babwira umwami bati nta muntu muri twe wabishobora keretse Imana zitabana n'abafite umubiri zo zabibasha Imana ihabwa icyubahiro umwami yahise atanga itegeko yari yabivuze ko nibatazisobanura baza kwicwa maze itegeko riratangwa ariko reka babwire ukuntu abantu b'Imana buri gihe bakunda kugira ingorane igihe umwami atumiza baza kumusobanurira inzozi ntabwo Daniyeli na bagenzi be bari kumwe nabo bari bahari ariko itegeko rireba abagomba kwicwa riza rireba Daniyeli na bagenzi be mbese murumva akarengane kabirimo ntabwo yigeze ahamagarwa ngo ase nawe bimunanire nategekerwa kwicwa abe nawe atabishoboye ariko itegeko rireba abicwa riza na Daniyeli na bagenzi be rigize gute ribana hariyo cyagera imbere ya Daniyeli avuga ko itegeko rimaze gutangwa ko abakarudeya bose bagomba kwicanwa n'abapfumu n'abakonikoni Daniyeli abwira ariyo cyicishije bugufi umugabo w'ingabo atariko ni iki gitera umwami gutanga itegeko ry'ikubagabo mbese ibyo ntibisobanura ko atari yasobanukiwe ibyabaye ku mwami ni iki giteye umwami gutanga itegeko ry'ikubagabo hariyo cyarabubwira ati umwami yarose inzozi arazibagirwa ahamagaye bazimusobanurira rirabayobera niyo mpamvu itegeko ritanzwe ariko Daniyeli ajya gusaba umwami umunsi aramubwira ati mu munsi nzabigusobanurira ndashimira Imana ko bayizera umwami mukiza yaduhaye imbaraga zo kuyiringira Imana ihimbaza
yaciyemo ngo Daniyeli na bagenzi be batariburanwa n'Abakaludaya n'abandi bantu b'i Babuloni, kandi izo nzira nimuzicamo namwe muzasubizwa. Haleluya. Daniyeli arababwira bagenzi batumva, nimuze dusenge, dushakisha Imana, gusenga no kwinginga, ahari yadusobanurira izo nzozi, ntiturimburanwe n'aba bantu. Kandi barayisenze barayitakambirira bumvira basubiza, izina ryayo rihabwa icumi. Reka mbwira abantu bari muri biterane yuko hari ibintu Imana ikora kuko twasenze. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora kuko twagize gute, hari ibintu ikora kuko twasenze. Tudasenze ntiyabikora, ariko gusenga bijya bihindura imigambi, bigatuma ibintu byinshi bihinduka. Imana ikabikora kuko abantu basenze. Igihamya muzagisome mu Kubara igice cya 14. Imana itabaringiye kubarimbura mbamare, barashije Mose ati Mana, abantu bazabyumva bazagira ngo iki, bazagira ngo naniwe kutugezayo. Mose yinginga Imana, maze mu Kubara igice cya 14:20 Imana ibwira Mose ngo ndabikoze kuko ubinsabye. Haleluya. Ifite icyo yakora nusenga, ntabwo wasenga ngo bipfusa, kandi gusenga nubikora ntusubizwe uzongere kwinginga. Haleluya. Uzasenge nutinda gusubizwa uzinginge, nzi ko hari ibyo Imana izakora kuko twasenze. Ibwira Mose ngo ndabikoze kuko ubinsabye. Daniyeli na bagenzi be barongera ati nimuze dusenge, twinginge Imana turebe, birashoboka ko yabikora. Kandi bamaze gusenga, Daniyeli azirota nuko Nebukadinezari yazirose, ntiyahita yirukanka ngo badapfa, ahubwo ikora icyananiye abantu bo mu minsi y'imperuka, abwira bagenzi be ati nimuze dushime Imana. Haleluya. Baravuga ati Mana, ukwiriye gusingizwa, ukwiriye guhabwa icyubahiro, ni wowe Mana inyuranye ibihe, ni wowe wimura abambuka imika abandi. Ashimira Imana ko ibikoze, nikugirira neza ujye uyishima. Abantu bahindutse indashima, baca imbere y'Imana, turarwaye turashaka gukira, bakira bakagenda bakajya kwishakira imibereho ntacyo bayibwiye. Ntabwo Imana ikunda indashima. Imana yakishije abantu, Yesu yakishije ababembe 10 abakiza ibibembe. Umwe muri abo babembaza we Yesu baramubwira ati ni wa wundi waje mbembye, ngaruwe no kugushima, wangiriye neza ndakira, nguko uko dukwiriye kubaho. Umuririmbyi ati nikugirira neza, nungirira neza unyibutsa ngushime, nabyo ni ingenzi. Yesu yabashije uwo muntu wakize ibibembe atariko hata ntabwo mwakize muri 10, none hari haje gushima bangahe? 9 babagaye ntabaga. Imana yagiriye neza ikabakiza indwara, nimuyishime ibababarire. Aho yarokoye impanuka nimuyishime ibababarire. Aba yataburiye mwendaga gupfa ukagenda ukayirengagiza, wari umukene udafite icyucu udafite icyo wambara, ikugirira neza, irakwibuka ariko warayibagiwe. Kandi Imana ikunda igashima. Daniyeli na bagenzi be bati Mana turagushimye, nawe nikugirira neza ujye uyishima. Haleluya. Maze bamaze gushima Imana, Daniyeli aragenda ajya imbere y'umwami, abwira rero cyati shyira umwami. Amugeze imbere, umwami ati none se wansobanurira inzozi narose ukambwira n'ubusobanuro bwazo? Ari wowe wari kubigenza ute? Ndatekereza ko ari uwagiriwe amahirwe ahariho muri iri teraniro, yahita avuga ati nibyo ndabizi, ndabikubwira byose, ibyo warose nabimenye, icyo bisobanura ndakizi. Ariko abantu b'Imana ntabwo bihesha icyubahiro, bazi ko ikuzo n'icyubahiro ari iby'Imana yacu. Haleluya. Daniyeli ari imbere y'umwami, umwami amubajije ati wabishobora? Aravuga ati sinabibona, nta muntu wabishobora. Ariko abona ayo mahirwe yo kubwira umwami ko mu ijuru hari Imana. Aramubwira ati njye simbibashije, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Uburyo bwose uzabona, uzabwira abatayizi kwiriho kwihari kwishoboye ushobora byose. Haleluya. Daniyeli ati simbishoboye, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Amusobanurira ko ari yatumye arota, ati umwana wari uri ku gisasiro watekerezaga iby'ahazaza, washakaga kugira icyo umenya, Imana iri mu ijuru yaguhaye kurota inzozi. Kandi igihe warota wagiye kubona ubona igishushanyo kinini kiraje kiguhagarara imbere, maze witegereje cyari gifite ishusho iteye ubwoba. Daniyeli atangira kumubwira inzozi yagize ate yarose. Aramubwira ati igishushanyo kinini cyaje kiguhagarara imbere, cyari gifite umutwe w'izahabu, igituza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari imiringa. Daniyeli ati amaguru yari ibyuma, ndetse ibyuma birenge byari ibyuma bivanze n'iki. Ati kandi wagiye kubona ubona ibuye ritarimo rirokeza umuntu,
riraza gikubita kuri cya gishushanyo cyari kigeze ku birenge, kirangiye kiratumuka kimera nk'umurama wabo wahurira mu cyi. Mbabazi umwami arabyibutse ntabyibutse. Umwami arabyibuka, ariko amatsiko yari atarashira, yari agishaka kumenya icyo bisobanura. Daniel aramubwira ati turatanga n'ubusobanuro bwazo kubera Imana, kuko yasenze. Uwasenze ntuzamwigereranyeho, uwasenze uwavuganye n'Imana, ibiri kumwe nawe izina ryawe rishyizweho. Daniel asubiza umwami, ndatekereza yuko muri kubisoma uhereye ku murongo wa 36 tugakomeza. Haramubwira ati umwami uri umunyacyubahiro, Uwiteka yakugize gutya, akugira gutya na gutya. Daniel abwira umwami ati wa mutwe w'izahabu wabonye ninde? Umwami abwiwe ko ari umwami, abwiwe yuko ari izahabu, abwiwe yuko ari umutwe w'igishushanyo. Nta yandi matsiko yari afite, yari amaze kunezerwa. Ashobora kuba yarazamuraga umutwe atwenga, abwira Daniel amwereka akagize umunezero. Iyo Daniel aba nk'abahanuzi bo muri iyi minsi, yari guhitarekera umwami akamugororera, umuhungu akagenda akaryoha, ariko ntabwo ariko abantu b'Imana bamera. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Daniel aratinyuka, umwami uri gutwenga, umwami uri guseka, umwami wishimye. Daniel aramubwira ati ubwami bwawe buzakurikirwa n'ubundi. Mbega n'ibitwenge birahinduka amarira, mbega n'umunezero urayoyoka ugashira. Ndetse atamuhaye agahenge aramubwira ngo hazaza n'ubundi bwami bwa kangahe? Bwa gatatu. Ndetse hazaza n'ubundi bwami bwa kane. Amubwira uko buzamera, uko buzamenagura ibintu bukabisiribanga, amubwira ko buzigabanyamo. Ndetse amubwira ku murongo wa 44 yuko hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mu ijuru izindi ku bwami bwayo bukazahanguka. Haleluya. Abantu bashobora kwibaza bati izi nzozi zikomeye zifite icyo zisobanura, zerekana neza ahazaza icyo haduhishiye, byaba bigeze ku gishushanyo Nebukadinezari yarose. Iki gishushanyo Nebukadinezari yarose cyari gikubiyemo amateka y'isi uhereye muri 600 mbere y'ivuka rya Yesu, kuzageza igihe Yesu azaba aje. Abana b'Imana twarabishuriwe, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana yagaragaje yuko isi izagira ubwami bune, kandi ku bwami bwa kane Imana ikazazika ku bwami bwayo butazahanguka. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ubwami bwa mbere bwari bukomeye, bwagereranijwe n'izahabu. Ubwami bwa Nebukadinezari nk'uko Imana yamuhaye kubirota, nk'uko yabisobanuriye Daniel, bwahereye muri 600 mbere y'ivuka rya Yesu, bigeze muri 539 nk'uko Imana yabishuye. Ubwami burahanguka, bugira bute? Ubwami bw'umutwe w'izahabu ku gishushanyo burahanguka, bubererekera ubwami bwa kabiri. Nababwiye za igice cya 45 umurongo wa mbere, hari icyo Imana yari yaravuze kuri Kuro mu myaka 200 yari ishize. Yari yamubwiye ngo ngufashe ukuboko kuneshereza amahanga kuri imbere, iramubwira ngo mwimukishije amavuta. Imana yahise isohoza icyo yavuganye na Kuro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Maze igihe ubwami bw'i Babuloni bwari buhangutse muri 539, Kuro yoheje amazi yanyuraga i Babuloni, aragenda yinjiramo n'ingabo ze, basanga ab'ibwami bari kwirenzwa vino mu bikombe by'izahabu basabuye basenya Yerusalemu, basize. Kuro n'ingabo ze barabatikiza, ubwami bw'i Babuloni burahanguka. Maze igishushanyo kiba kiramanutse, umutwe uvuyeho, igituza n'amaboko by'ifeza. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi butangijwe na Kuro buratangiye. Ariko Imana yishuye ko aribwo bwami bwa nyuma. Hoya, yari yavuze ngo hazaza ubundi bwami bwa kangahe? Bwa gatatu. Byarabaye kuko byageze muri 331. Umusore w'umunyembaraga wamenyekanye ku isi yose witwa Alexander Mukuru, nawe aragenda mu ntambara yabereye Abera. Uyu mugabo aragenda ahangura ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Cya gishushanyo cyari kiri ku maboko, igituza n'amaboko by'ifeza. Ubwo bwami nabwo bwigirayo muri 331, buberekera inda n'ibibero by'iki by'imiringa. Alexander Mukuru, umusirikare w'umunyembaraga n'abarwanyi be mu ntambara ya Abera, ubwami bwa kabiri bwigirayo, ubwami bwa gatatu buratangira. Ariko reka babwire, umunyembaraga nuzi Yesu we. Umunyembaraga nuye kuri Yesu akamwemera nk'umwami n'umukiza, uwo we ndamwemera arashoboye. Haleluya. Nubwo Alexander yamenyekanye agakomera agahangura ubwami, ndetse umwe mu banyabwenge ku isi witwa Niyami yandika igitabo cyaravuga ati mbona hari ikiganza cy'Imana cyayoboye ibintu, hari ikiganza cy'Imana cyabanye no kuvuga kwa Alexander Mukuru, hari ikiganza cy'Imana
ibikorwa bya Alexander Mukuru. Nta mujyi, nta hantu atamenyekanye, ariko nubwo isi yamwubashye ngana gutya. Ku myaka 8 gusa ari ku ngoma. Ku myaka y'ubukuru 33 Alexander Mukuru yicwa n'umuriro w'umuganga. Maze ubwami bw'indari ibibero by'imiringa, ubwami bw'ubugiriki bwari bwatangijwe na Alexander Mukuru, butangira kugenda bucika intege, butangira kugenda bunanirwa. Bigeze mu 168 ubwami bwa gatatu, ubwami bw'indari ibibero, ubwami bw'ubugiriki nabwo bugira gute? Burahanguka bw'igihe. Ushobora kwibaza muti ko byagenze biti. Hari hagiye gutangira ubwami bwa kane, maze Abaroma bahaguruka n'imbaraga mu ntambara yabereye Pidina, baraza barwanya Abagiriki barabanesha. Ubwami bwa gatatu burabereka, ubwami bwa kane buratangira, kandi Imana yishuye yuko hazaba ubwami bune. Nyuma y'ubwo bwami hazimika ubwami bw'Imana, izina ryayo riri hafi icumi. Guhera mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwami bwa kane bwavuzwe na Bibiliya buratangira, ubwami bw'Abaroma. Ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye byabaye biduhishurira yuko hari ku bwami bw'Abaroma. Mu gihe cya Yesu murabizi, Yesu yigeze avuga iby'Imana mu b'Imana, ibya Kayizari mu bihende. Hari abantu ba Kayizari b'Abaroma bari barigize nk'Imana, bavugaga bikaba, ndetse ubwo bwari nibwo bwari buyoboye igihe Yesu yavukiraga mu isi, kuko bwari bwaratangiye mu 168 mbere y'ivuka rye. Ndababwira ibindi bintu bikomeye bibiri byakozwe mu gihe Yesu yari ari ku isi, bitwereka yuko Abaroma ubu bwami bwa kane aribwo bwami bwari buyoboye, ndetse Imana yahishuye yuko ubu bwami buzabamenagura ibintu bukabisira ibanga. Nabyo muraza gusanga rwose ari ubwami bw'Abaroma bwa kane bwabikoze. Muribuka ko Yesu yavutse, iri tegeko ryaratanzwe ngo abahungu bose batarengeje imyaka 2 bigende gute? Uwatanze iryo tegeko ni Umuroma, kuko ubwami bw'Abaroma aribwo bwari bugize gute? Bwari buyoboye. Ndetse igihe baciraga Yesu urubanza, bakamujyana kwa Ana, bakamujyana kwa Kayafa, bakamujyana kwa Pilato, umutegetsi watanze itegeko ko Yesu agomba kubambwa ni Umuroma. Ni mu bwami bwa kane igishushanyo cyamanutse kigeze ku maguru y'ibyuma. Muribuka ko igihe Yesu yabamaraga kumuhamba, bamurindishije abasirikari 100 b'iki? Abasirikari 100 mbese Roma niyo yari iyoboye cyangwa se? Roma niyo yari iyoboye icyo gihe, ariko Bibiliya yarahanuye yuko ubwami bwa kane igihe kizagera nubwo bwari ubwami bukomeye, Uburayi buyobowe n'igihugu kimwe, ariko birishura guhera ku murongo wa 41 ivuga ko ubu bwami igihe kizagera bukigabanyamo. Bukagira bute? Bukigabanyamo. Byarabaye, mushobora kubaza muti byabaye ryari? Byabaye muri 476 nyuma y'ivuka rya Yesu, kandi byatewe n'iyi mpamvu. Abo bantu batangiye kwivanga na politike y'isi. Icyari ubutegetsi ndetse bwitiriwe idini butangira kwinjira muri politike ya ruswa. Aba bantu bacika intege, aba bantu bigabanyamo. Abashobora gushaka kumenya ibi bintu aho byanditse niyo mabwira, ukwigabanyamo kwabaye muri 476 nyuma y'ivuka rya Yesu. Mwagisoma mu bitabo by'amateka ya Roma, ni igitabo cya 3, ni igice cyaho cya 10. Muzamenya neza ukuntu bigabanyijemo, maze batangira gucika intege. Uburayi nibwongera kuyoborwa n'igihugu kimwe, batangira gukora igishoboka cyose ngo barebe yuko bakongera kwihuza, ariko Imana yacu y'ijuru yari yavuze ngo bazabigerageza uko bashoboye kose, ariko iravuga ngo ntibizafatana. Ntibizagira gute? Ntabwo byagombaga gufatana, kuko ubu bwami bwamanutse bugeze ku birenge, kandi igishushanyo Daniel yabonye, icyo Nebukadinezari yarose, cyagaragaza yuko ku birenge ibyuma bitazakomeza kuba ibyuma gusa, n'ibyo ibyuma birakomera, ariko igishushanyo nikigera ku birenge kimaze kwigabanyamo, kizaba ari ibyuma bivanze n'iki? N'ibumba. Ibumba ryakomera nk'icyuma? Ntabwo bishoboka. Ibumba ntiryafatana n'icyuma. Ubu bwami bwagombaga kwigabanyamo, bugakora icyo bishoboye cyose ngo bufatane, ariko data wa Yesu bivuga bikaba yari yavuze ngo ntibizagira bite? Ntibizafatana. Ndababwira abantu b'imbaraga bahagurutse bakora iyo bwabaga ngo barebe ko Uburayi kongera kuba igihugu kimwe, ariko birabananira. Uwitwa Shariribaya yashyira mu imbaraga akora iyo bwabaga, ahuza abantu. Abategetsi ntibaturuke mu muryango
marushanwa Imana yaraneshejwe byarananiye. Karoli wa gatanu araza akora iyo bwabaga ngo arebe ko Burayi bwongera kuba igihugu kimwe, ariko Karoli wa gatanu araneshwa, aneshejwe n'Rudoviko wa 14 mu mbaraga akora uko ashoboye, nawe biramunanira. Ba Hitireri, ba Kayizari, abo bantu bose barabigerageje baratsindwa. Data wa twese yari yavuze ngo bizafatanya, kandi byagombaga gukomeza bidafatanye kuko byavuzwe n'Imana. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Igihe Daniel yabanaga izi nzozi, Imana yari ihishuye amateka y'isuku azakurikirana, kandi ntabwo twigeze tubona ubwami bukurikira ubwami bw'Abaroma. Ndagira ngo tubitekereze. Igishushanyo kiramanuka gihera ku mutwe w'izahabu muri 539, ubwo bwami bwigirayo. Kiramanuka igituza n'amaboko by'ifeza, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi 331 bwigirayo. Ubwami bwa gatatu bwa Alexandre mukuru bukora uko bushoboye, bigeze mu 168 bwigirayo. Ubwami bwa kane buratangira, ndetse bigeze muri 476 biriduhishurira yuko igishushanyo kigeze ku birenge. Kigeze ku birenge. Nimurebe inyejana bishize, nimurebe imyaka irangiye, namwe mubitekereze neza. Birahita biduhishurira aho duhagaze ku musozo w'isi, twegereje igitondo cy'isi horaho. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Hari Imana yagaragaje igihe yerekanaga iki gishushanyo, uyu murongo wa 44 mu gitabo cya Daniel igice cyaho cya 2. Ndagira ngo turebe nyuma y'iki gishushanyo icyo Imana yagishuye. Muribuka ko Imana yari yagaragaje yuko igishushanyo nikigera ku birenge, Daniel ndetse n'umwami babonye ibuye ryamanutse ryikubita kuri cya gishushanyo kigeze ku birenge, maze gitumuka nk'umurama waho bahurira mu cyi. Ibyo bintu byari bisobanuye iki? Umurongo wa 44, nuko ku ngoma z'abo bantu Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyamba, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Ndagira ngo twibukiranye ko abita abanyabwenge barapima bakabona ibuye hejuru, bakavuga bati ririya buye tureba ahari wagerekeza mu mazi, ariko wareba uko ringana uko rimeze, batuwagerekeza mu mazi, amazi y'inyanja yaza kuzura isi maze ikarangira, ariko nanone bakabona niba ku butaka nta kizasigara. Bari gukora iyo bwabaga ngo bareke iryo buye babona aho bariyobereza, ariko n'umwami wacu ugiye kuza kwimika ubwami bwe. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Bibiliya yaratubwiye ngo ibuye abubatsi banze ryahindutse rikomeza iki? Yagiye itwereka Bibiliya ngo ibuye, kandi iryo buye rigiye kumanuka ari ubwami bwa Yesu Kristo bugiye kuza bugakuraho ubwami bwose bwo mu isi bukabwigizayo. Imana ikimika ubwami bwayo butazahanuka. Izina ryayo nirishimwe. Daniel aratubwiye ati n'ubwami butazasimburwa n'ubundi, n'ubwami buzaza bukabaho ndetse bugahora by'iteka ryose. Ndagira ngo bwira bari muri iteraniro ko muri ubu bwami ntabwo buzazabura bamwe ngo bukinagaza abandi, hoya. Ntabwo ubwami buzabona imanza za kibera, hoya. Ni ubwami bw'amahoro, ni ubwami bw'umudendezo, ni ubwami abantu b'Imana bari kumwe na Yesu wabo by'iteka ryose. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Hagiye gusohora amagambo yanditswe mu byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15. Iyi somo rivuga ngo ubwami bwiza ubu ari ku mwami wacu n'ubwa Kristo, kandi azabuhindura mu iteka ryose. Izina ry'Imana nirishimwe. Nebukadinezari yarabirose, Daniel Imana yarabimuhishuriye, byanditswe mu ijambo ry'Imana ngo kuri mugoroba tumenye aho duhagaze tugeze ku nkengero z'igihugu tujyamo. Haleluya. Hagiye gusohora amagambo ku bwami bw'isi ubu ari ku mwami wacu n'ubwa Kristo, azabuhindura mu iteka ryose. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Ndetse Daniel igice cya 7 umurongo wa 18, irindi somo riravuga ngo abera b'isumba byose bazahabwa ubwami, babibuhindure ubu bwami iteka ryose. Haleluya. Nubwo ibyahise bitubwiye ko bugiye kuvuga umwami wacu, ariko tunejejwe n'uko abera b'isumba byose bazahabwa ubwami. Haleluya. Amahirwe y'umwese muri uyu mugoroba, amahirwe rukumbi dufite nukumera n'isomo ryo muri Luka 23 umurongo wa 44. Nawe ugatekereza mu mutima cyangwa ukabivuga ukavuga aya magambo, uzayiruke abuzimikira ubwami. Ni ku gisabo ku musaraba cyahiteye
ko buhari kibwira Yesu kiti uzanyibuka uzimikira ubwami nawe ushobora kuba utarubizi. Muri uyu mugoroba urabimenye, ntabwo tuzakomeza kubaho dusonza gutya, hoya, ntabwo tuzakomeza kubaho mu mutekano muke, ntabwo tuzakomeza kubaho mu kurira gusimburana no guseka, hoya, tugiye kuba mu bwami bw'umwami wawe. Nawe mubwira uti uzanyibuke aho uzimikira ubwami bwawe, kandi ndagukomeza mubwira amagambo yivugiye ubwe adatumye ari muri Matayo igice cya 25:34 avuga, umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze murago ubwami bwabatunganirijwe uhereye kuri mapesi. Imana yarabuteguye, yarabutunganije, hari amazu ntawe uzarengera undi, ntawe uzaba mu yundi, buri wese Imana yamuteguriye aho azaba kandi anezerewe mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu ntabwo icyuma. Ndasaba data wabigurishije akabatwereka rwose yuko turi hafi kumujyamo, ategurira umutima wawe kuzabubamo mu izina ryawe. Reka nongere ntangamare turi gusa